ya 10 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019 radiyo televiziyo ikondera ryigenga yatambukije ikiganiro gifite inyito igira iti kwibohora kwabaye kurandura amateka yose y'ubutegetsi bwa Rwanda. Bwandagije Imana nyuma y'icyo kiganiro waraduhamagaye utubwira ko hari bimwe umunyamakuru yavuze mu iriburiro ry'icyo kiganiro ko hari ibyo yavuze bitari byo utemeranwa n'ibyo yavuze. Ukaba rero warifuje kuba watubwira ukuri kwabyo. None se bwanaragije Imana icyo utemera mu byo umunyamakuru yavuze ni ibihe? Wenda byiza nuko mwasubizaho nyine ako gace. Si ukuvuga ko ari ibintu ntemera ariko ntabwo ntibyuzuye nako biracagase cyangwa se bivuga ibintu ko atari byo ariko si ukuvuga ko umunyamakuru yabeshye abigambirije. Washyiraho ako gace noneho ngasobanura impamvu. Turabasuhuje mwese abakurikira ikondera libre, ikondera ryigenga, ijwi ry'impunzi. Nkuko twabibasezeranije ubushize, tugiye gukomeza kubagezaho ubuhamya bw'abantu bari i Kigali mu Rwanda muri bya bihe byiswe kwibohora. Hari muri Nyakanga mwaka w'1994. Turumva ababwana Musangafura Sisiberi na Ndagijimana Yohani Maria Vianney. Abagabo bombi bakoranye na leta ya Habyarimana, umwe ari umukozi ukomeye mu biro bya perezida, undi ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Baje gufata inzira y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ubutegetsi bwavanyweho n'intambara yatangiye ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990. Intambara yashojwe na FPR Inkotanyi, intambara yatatse imirambo igihugu cy'u Rwanda. FPR ifashe ubutegetsi guhera tariki ya 4 Nyakanga mwaka w'1994, ubwo yari maze gufata umujyi wa Kigali. Abagabo bombi barayisanze, irabakira, ibashyira muri guverinoma ya mbere ya leta ya FPR yagiye ku tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'1994. Musangafura Sisiberi ashingwa iperereza ry'igihugu, Service Central de Renseignement, naho Ndagijimana Yohani Maria Vianney agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Muri iki gihe mu Rwanda hizihizwa iyo ntsinzi, imyaka 25 irashize. Musangafura na Ndagijimana, umwe aragira ati ni umunsi wa turatsinze wa FPR, undi ati haje ingoma y'iterabwoba. Iyo bavuga ibyo biboneye mu minsi mike babaye muri iyo leta, basa n'abagaragaza ko bafashe ubutegetsi bari nk'inkirabuheri muri icyo gihe. Duhaye ikaze muri uyu mwanya bwana Musangafura Sisiberi na Ndagijimana Yohani Maria Vianney kuri radiyo yanyu ikondera libre, ikondera ryigenga, ijwi ry'impunzi. Ubwo rero mwatubwira bwana Ndagijimana, watubwira ibyo umunyamakuru yavuze waba utemeranwa nabyo cyangwa se wifuza kuba wagorora cyangwa se kuzuza. Murakoze. Murakoze cyane. Icyo navuga nuko ibyo muri 1994 nta wabishyira mu ijambo rimwe ngo avuge ngo abantu abandi ntabwo abantu bose bahuje amayira, ntibahuje urugendo. Nibuke ko aho FPR imaze kurasa indege ya perezida Habyarimana, u Rwanda rwacitsemo ibice byinshi cyane. Ari abari mu gihugu basubiranyemo bamwe na bamwe baricana, kandi nta bavuga ko abari mu Rwanda bose bari bafite igitekerezo kimwe cyo kurimbura abantu. Hari bamwe babyanze ariko bakabura aho babivugira. Hari bamwe babuze nuko bahunga ngo bajye mu mahanga wenda igihe bizarangira bazagaruke. Atari ukuvuga ko bashyigikiye iryo raswa ry'indege rya perezida. Hari bamwe ikimara kuba ntawavuga nanone ngo ahamye uko byagenze. Hari bamwe bahise bahungira mu gice cyari kirimo FPR, bamwe bajya ku Murindi, baba abo FPR yajyanyeho ivuga iki tugende mbarindira ubuzima mutazicwa, n'abijyanye bagezeyo ndetse bamwe baricwa. Bagezeyo bamwe baza kubona ko bibeshye ariko babura uko bahava. Hakaba n'abandi nk'uko nabivuze mu kanya bari mu gihugu ariko bakabura aho berekera kuko bicwaga babo, atari ukuvuga ko bishimiye ubwo butegetsi buriho,
cyangwa ko batishimiye FPR ariko areba ubuzima bwabo muri icyo gihe umuntu yarebaga ati ndapfa ndaramuka ndarara ariko abantu bakabura aho babihungira. Hakaba rero n'abanyarwanda nkatwe twari mu mahanga ariko dukurikira ibiba, hari n'ababaga mu mahanga badakurikira ibiba. Buri muntu noneho agafata ikijyanye n'umutimanama we akavuga ati njyewe nkurikije ibyo mbona, kuko ntawamenya ibyo atabona ntawamenya ibyo atazi, nkurikije ibiri kuba mu gihugu, njyewe ibi n'ibi ndabyemeye cyangwa se njyewe. Njyewe rero navuga ko indege ya perezida ikimara kuraswa narebye ibibera mu gihugu, ibyo nabonaga, ibyo twabonaga kuri televiziyo, hari ibyo navuganaga na guverinoma yari imaze kujyaho mu kwezi kwa kane nyine 1994, mu baminisitiri bamwe na bamwe ibyo bavuga, bavugana n'igisirikari, ngasanga ibintu byadogeye. Icyo gihe wari minisitiri, wari ambasaderi i Paris. Ahantu numvaga havaga amagambo ashobora gutuma umutekano wagaruka ni mu gisirikare cy'abanyarwanda cya FARC. Ariko sinkubeshye muri guverinoma abo twavuganaga numvaga ari abantu bitwa ko bari muri guverinoma ariko nta cyicaro bafite. Ikintu kindi cyatumye nanjye nkeka ko ibintu bitajya heza ni ishyirwaho ry'abayobozi bashya bashyizweho kugira ngo bajye mu mwanya wa perezida Habyarimana na guverinoma ye. Njye nabonaga ari ibintu byashyizweho byitwa ko bikurikije itegeko nshinga ariko atari byo byari bikwiye kubaho mu gihe cya crise nk'iriya, igihe igihugu kiri mu byago bikomeye. Gufata perezida simvuga ko nari muzi cyane ariko uko nari muzi birahagije ku buryo numvise adashobora kujya mu mwanya wa perezida Habyarimana udafite ubushobozi bumwe, badafite n'ibitekerezo byubaka nkawe. Ababyumva ukundi bambabarira ariko njye nuko nabibonaga. Hajyaho na premier ministre w'intebe witwa Kambanda utari wigeze aba n'umufonctionnaire na rimwe, utaruzi amadosiye ya leta, utari ufite sensibilité ya politike cyangwa ya diplomate ihagije ku buryo muri situation ya crise nk'iriya yashobora gushikama ngo avugire igihugu cyacu cyangwa ahoshe ubwicanyi n'intambara. Ibyo nabyo byahise binyereka ko dufite ikibazo gikomeye cyane. Nari nzi ko hari abantu b'abagabo benshi, abantu bafite experience ihagije mu butegetsi, abantu kandi bafite ibitekerezo byubaka bifuza ko intambara yahagarara, ariko bajya kubona ukabona bashyizeho abantu babiri bo kuyobora byose mu gihe hari kujyaho ikipe ikomeye ishobora guhangana na FPR. Icyo kintu nacyo cyatumye njyewe mvuga nti hari ahantu hari ikibazo, ariko ntabwo byambujije gukomeza gukorera igihugu cyanjye, nkavugana n'abasirikari, nkabagira inama nabo bakantuma. Bakomeje no kujya bantuma ku Bafaransa, bambwira bati Abafaransa batubwira ibi n'ibi, Abafaransa nabo bakaba bavuga bati nibanze bakora ibi n'ibi kugira ngo tube twafasha u Rwanda, niba mushaka kudufasha igihugu cyanyu nimubanze muhagarike ubwicanyi. Bakantuma kuri FPR ngatumika, FPR igasubiza ivuga iti twebwe ibibera mu gihugu nta kibimbwiye, kuko abasirikare b'u Rwanda baba bifuzaga, nakunze kubivuga kenshi, abasirikare b'u Rwanda etamajoro ya arme yacu ya FARC baravugaga bati ntabwo dushobora kubona ukuntu kiya guhagarika ubwicanyi mu gihe FPR turasa kuva mu gitondo kugera ikindi gitondo. Nibahagarika intambara rero wenda dufatanye tujye no guhagarika ubwicanyi, intera hamwe nibiba ngombwa tugira kugira ngo ubwicanyi buhagarare. FPR iti ntabwo bindeba. Ugasanga rero inka ya rwa ruziga rutagira aho ruhera n'aho rurangira. Nyuma ibigenda uko byakagenze, mu kwezi kwa karindwi ndetse guhera mu kwa gatandatu igisirikare cy'u Rwanda cyari cyamaze gutangira kugenda kimuka, muzi ko leta yo yari yimutse mu kwezi kwa kane ku itariki ya 12 ya gatatu.
ya 2013 leta guverinoma yimukiye Igitarama bigaragara rero ko igihugu kitagitegekwa. FPR nayo igera i Kigali nyine ku itariki ya 4 mu kwa karindwi. Aho rero ntemeranyijwe n'umunyamakuru ikiganiro gitangira nuko yavuze ngo mwese ngo FPR yarabahamagaje muragenda ngo murayisanga ibaha imyanya. Ibyo ntabwo ari uko byagenze. Nta mwanya nigeze nsaba FPR, nta mwanya FPR yigeze. Kuki kuko ibyo byose uko byabaga muri ayo mezi yakurikiye nyine kuva mu kwa 4 kurangira kugera mu kwa 6 no kwa 7 ndetse 94 aho nari nabaga ngerageza gusaba amahanga kudufasha guhagarika ubwicanyi no gufasha abanyarwanda kugira ngo bongere bajye ku meza baganire, noneho amasezerano yarusha wenda akurikizwe, ariko amahoro agaruke. Byarananiranye. Uwaje kwa minisitiri w'intebe nawe Faustin Twagiramungu ahaje i Buraya. Twarabonanye dutangira gukora tugamije nanone kugira ngo intambara ihagarare. Ntabwo twigeze dukora kampanye ngo turasaba ko FPR yafata ubutegetsi. Ababikeka barihesha uko byagenze. Ahubwo twabonanye n'abategetsi banyuranye bo ku isi, haba mu Bufaransa, haba muri Amerika no muri Canada, ndetse ku rugendo rwo muri Canada ariko muri Amerika twari kumwe na Faustin Twagiramungu, Washington, tujya muri Congress, tujya New York, tubana n'Utosugari wari umunyamabanga mukuru wa Loni. Bose tubabwira tuti nyaboneka mukore ibishoboka byose kugira ngo mukize igishobora gukizwa, abanyarwanda bataricwa bakire barokoke, noneho hajyaho ingoma ya demokarasi. Ariko icyo nahamya nuko aho twajyaga hose haba mu Burayi, haba Washington, haba New York, FPR yabaga nayo itunekaneka, twasohoka ikinjira igenda ivuga iti muramenye ntimutabare kuko twebwe nimutabara tuzabarasa, turashaka gufata ubutegetsi kuko bariya n'abicanyi, ntabwo rero twifuza ko amahanga yatabara. Aho navuze hose Washington barabikoze, New York kwa Butosugari ho twaragiye tubasanga muri sekretariya ya Butosugari bategereje. Nuko birangiye rero igihe cyo gushyiraho leta nshya, nanone ubwo abanyamahanga twavuganaga baravuga bati byarabaye, abantu barapfuye, ariko u Rwanda rugomba gukomeza kubakwa. U Rwanda ruriho ntabwo ntiruzicwa, u Rwanda ruracyari u Rwanda. Noneho rero mwebwe uruhare mushobora kugira n'uruhe mu Rwanda rushya. Ruhana Twagiramungu twagize Imana ntabwo wishwe kuko niwe wanditse mu masezerano yarusha. Wakora iki kugira ngo amasezerano yarusha yongere asubirwemo, mwubake ikindi gihugu gishya mu bwumvikane? Noneho twe tugakora amanama natwe, haba i Buruseli, haba mu Bufaransa, hamwe n'abandi banyarwanda bari barabashe guhunga, cyane cyane abari bahunze ubwicanyi bo mu mashyaka ya opposition. Hari abantu banyuranye bo muri MDR, bo muri PSD, hari n'umuntu cyangwa bangahe bo muri PL. Noneho tuza kuganira ibyerekeye gutaha kugira ngo dufatanye n'abatsinze intambara ubutegetsi. Nyakubahwa Ndagijimana, icyo gihe wowe na Twagiramungu mujya muri ayo manama mwagendaga nk'abandi, mwagendaga mutumwe nande? Twagendaga nk'abantu batifuza ko intambara ikomeza, nta wabaga dutumye, twari twe ubwacu. Twari twarashyizeho ikintu twitaga FDC cyangwa Force Démocratique de Changement, ibaza ari icyo. Ubwo rero twagendaga ku giti cyacu, ariko ubwa nyuma twagendaga njyewe meze nk'umujyanama w'umuntu witwa Twagiramungu Faustin wanditse mu masezerano ya Arusha, ugomba hatagize igihinduka kuba
minisitiri w'intebe mushya ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko tutavugira FPR kandi tutabikorana na FPR. Amanama twayakoraga muri iyo groupe tugafata ibyemezo rero byerekeranye no gutaha mu Rwanda byafashwe icyo gihe n'ibihe. Icyambere nuko twakoze akazi gakomeye cyane buriya kugira ngo kibukwaze ijye mu Rwanda. Twakoze akazi gakomeye, twabonanye n'abategetsi bakomeye, twabonanye na minisitiri wa coopération, twabonanye n'abantu bo muri affaires étrangères mu Bufaransa, twabonanye n'abasirikari, twabonanye n'igitobera tuti nyaboneka ni mutabari nibura abasigaye bakiri bakoze. Bakavuga bati FPR iravuga ko yaturasa tuti murebe ukuntu mwabigenza kugira ngo mutazarwana nayo, ariko nibura agace FPR itarageramo kagira amahoro umuhage mukiza abaturage, noneho turebe ko FPR nayo yashyira ibitekerezo ku gihe ikemera ko abanyarwanda batagomba gupfa bose. Kandi abafaransa nakubwira ko n'ibitekerezo twabahaye babikurikije, kuko ntabwo twababwiraga amagambo gusa, twabahaga na za memorandum tukabandikira tunababwira tuti dore ahantu ubwicanyi yego bwageze ariko FPR itaragera aha n'aha mushobora kuhajya mugakiza abaturage. Hari abari bavuye mu Rwanda bazi n'ahantu abanyarwanda bamwe na bamwe cyane cyane abatutsi ahantu bari bishe, bakatubwira tukashyira muri izo memorandum tuti muzaje gutabara abashobora kwicwa, kuko icyo gihe muri utwo turere abahutu ntibicwaga, aho FPR yari itarafata. Aho abahutu bicwaga naho FPR yari yarafashe. Aho yari itarafata rero abo twatabarizaga cyane cyane ni abatutsi n'abahutu babaga bari muri opposition bahigwa ko baba ari ibintu. Ubwo tuza kumvikana n'aho twakoranaga, hagati aho twanavuganaga n'abantu bari barahungiye ku Murindi bo muri opposition. Barimo bari abamusangamfura n'ubundi ngo niho bari bari. Yes, Musangamfura we yari ku Murindi, ariko we ntitwavuganaga kuko ndumva njye sinari muzi, kagira mu ngukindire bari bazanye cyane, ariko hari abandi bari muri MDR bazwi nka ambasaderi ubari joro, nka Jean Ndahayo n'abandi. Twumvikana rero n'icyo twagira mu uko we yagenda igihe kigeze akajya kuyobora guverinoma nshya, ambaza niba nagera nayo nkamufasha, njye mubwira ko nkurikije ibyabaye gakurikiza n'ibiri kuba ko njye nkeka ko byose wenda byaba bitararangira, ko hanze hasigara abantu bashobora gutabaza biramutse bihindutse. Tuganiraho tubyumvikana dutyo ko njye naguma mu mahanga ndambasaderi, nkaguma wenda mu Bufaransa kuko n'iki gihugu cyakurikiranaga ibyaberaga iwacu icyo gihe, kandi nanjye nshobora kuvuga bakanyumva. Ahubwo twumvikana ko uwari ambasaderi Antoine Nyinkindi nawe wari umaze guhungira mu Bufaransa icyo gihe yaherekeza Twagiramungu, noneho bagera mu Rwanda bagakora ibiganiro na FPR bakareba abajya muri guverinoma. Ndakubwira ko hari n'umuntu wari ambasaderi icyo gihe utari muri opposition, ariko umugabo washyiraga mu gaciro cyane, nawe wagiranye ibiganiro na Premier Ministre Twagiramungu, ariko ari Twagiramungu umushatse, ntabwo ari ambasaderi wamushatse. Noneho uwo ambasaderi yemera ko yajya muri guverinoma nshya iri muri MRND, kuko twaravuga tuti agomba kuboneka n'abantu bo muri MRND bajya muri leta nshya kuko arusha n'ikuriteganya. Icyaje kuba nuko ku munota wa nyuma njyewe yarambwiye ati nabonye amakuru ko ntafatwa neza, noneho abwira Twagiramungu ko badashobora kujya muri iyo guverinoma, ariko yabisobanuye neza ku buryo nta kibi cyari mu rwose yabikoze ikigabo, abikora uko yabitekereje. Ni ukuvuga rero ko mu byo Twagiramungu icyo gihe yakoraga yatekerezaga no gushyiramo abantu bo muri MRND. Iyo bavuze ngo yanze kubashyiramo nta nubwo ari we, wenda dushobora kuza kubigarukaho. Ubwo rero Premier Ministre Twagiramungu nyuma yaho FPR ifatiye Kigali batangira kumushaka, nabo bamubwira bati turashaka kumanuka ukaza kuyobora guverinoma n'ubundi wemerewe.
hashobora kuba harabaye ibiganiro wenda hagati ye na leta nanjye ngo na leta na FPR ibyo ntabwo nari mbirimo ariko hari abantu wabonaga basa naho babikurikirira hafi navuga nka Birara twize kubonana nawe mu Bubiligi ubona ari umuntu ugomba kuba abikurikirira hafi ashobora kuba wenda afitanye wenda aganira n'abantu nk'abakanyarengwe abari izinde bumva bari ibintu azi twe tutazi. Twagira mu ngo rero aramanuka ariko twumvikana ko nanone atagenda ngo yitegeze FPR atabanje kwishingana mu mahanga cyane cyane amahanga ya hafi, amahanga n'ubundi agizwe n'ibihugu byari byarafashije abanyarwanda kuganira no kumvikana Arusha, ni ukuvuga Tanzania, Uganda na Kenya. Ntabwo icyo gihe twatekerezaga Kongo kuko Mobutu sinzi niba yari kwemera kwakira delegation ya Twagiramungu. Nuko rero zagenze na Loni kuko turavuga tuti ntabwo wagenda i Kigali utabanje kuganira na Loni ngo babwire ibitekerezo byawe nabo bakubwire icyo bamarira u Rwanda n'icyo bakumarira wowe nka Premier Ministre. Umvikana rero ko ahantu hambere yagombaga kujya ni ukujya kubonana n'abantu bo mu biro bya Loni byari Nairobi, akaba ari nabyo bimuha ubushobozi bwo kuba yataha kuko hagati aho twanavuganaga n'ibiro bya Shariar kandi wari umunyabanga mukuru wungirije wari ushinzwe minuwari Kigali. Premier Ministre rero aza kumanuka aca Nairobi ajya ni Entebbe abonana na Perezida Museveni, ajya Dar es Salaam kubonana na Mwinyi, bose bakamwakira nk'umuntu ugiye kuba Premier Ministre. Ibyo bibwo nari mu Bufaransa ariko ibyo bakoraga buri munsi nabaga mbizi kuko twaravuganaga. Noneho umunsi uza kugera FPR ibonye Twagiramungu atangiye kwakirwa n'abakuru b'ibihugu by'akarere basa naho bamurakariye, baramubwira ngo ntagomba kujya i Kigali atabanje guca ku Murindi. Twagiramungu yaraduhamagaye ngiye arabimbwira angisha inama, ndamubwira nti ntabwo ari byo kuko ntabwo ugiye gushyirwa ku butegetsi na FPR ntabwo byaba ari byiza baba bagufashe mu bwate. Arambwira ati nanjye ni uko mbibona. FPR icyo gihe bambwira ko ari Kagame, General Kagame wagize icyo gitekerezo we na Kanyarengwe. Noneho baravuga bati ntuve Entebbe cyangwa Kampala kivuga abantu babonaniye tutabanje kukoherereza abantu mwaganira. Bamwoherereza rero delegation yo kugira ngo bamwumvisha ko aciye ku Murindi byaba byiza kuruta, ariko urumva icyo bo bashakaga kwari kugira ngo batahe bafite umunyago bagere muri Kigali bafite ibendera ryitwa Twagiramungu kugira ngo abaturage wenda babakurikire bumve ko hari ubumwe hagati nyine ya opposition ya kera na FPR. Bohereza rero delegation yarimo ba Ijoro ambasaderi, ndumva harimo na Mariko Rugenera, ndibaza ko Twagira nako Ndahayo ashobora kuba yari hamwe nabo, Sendashonga se nawe yaba yari ahari. Twagiramungu rero wabisubiza ariko icyo gihe bavuye mu nama yarampamagaye arambwira ati ba bantu bongeye kuza ngo nince ku Murindi. Turaganira dusanga atari byiza kwaca ku Murindi. Afata indege asubira i Nairobi. Ibyo bintu byarakaje Kagame cyane nuko nta kundi yashobora kubigenza muri biriya bihe, ariko yararakaye cyane kandi na nyuma zagiye ingaruka. Yesu asubira i Nairobi, noneho afata indege ya minuwari imuzana i Kigali. Ibyo byose ndabivuga kugira ngo abantu bumve ko ntabwo abantu biroshye ngo dusanze FPR ngo kugira ngo idutegeke no. Abantu bashobora kuba baribeshye kandi koko abantu baribeshye nako ntibibeshye, twarabeshywe. FPR yaratubeshye irahemuka ntiyagira amasezerano. Ni gute ko mu kwezi kwa munani turi ku Murindi icyo kibazo nakibajije umuntu witwa Patrick Mazimpaka wari visi perezida wa FPR imubwira ntese
ko twari twarumvikanye ko nta mashyaka azakora propagande ko ubwo nayo ndi kubona abaturage babyina baririmba RPF bagira bate bazima karambwira ati ariko abantu bo mu Rwanda murasetsa ati buriya mwibwiraga ko ibyo twavuganye twemeranyije byose ibyo twababwiraga mwarabyemeraga arambwira ati uzi ko mumeze nk'abazungu nuko nyakwigendera Mazimpaka yambwiye ndatekereza nti umunyarwanda uvuze ngo umeze nk'umuzungu yongereyeho ngo muri very naive ngo muri très naive ni ukuvuga ko amasezerano twari twarasinyanye nabo ibyo basinyanye na perezida Habyarimana n'ibindi byose kuri bo byari amagambo gusa arambwira ati mwebwe mwarabyemeraga mumeze nk'abazungu niho numviye ko ubwo sindagera aho namanukiye ariko inzira twagira mu ngo yaciyemo nicyo byanyumvishije ubwo hari mu kwezi kwa 8/94 guverinoma yaregeyeho mu kwa 7. yes noneho rero guverinoma reka igiyeho guverinoma basinye ndumva ku itariki ya 19 kugeza kuri iyo tariki kugeza na kwasigaye nk'iminsi 3 ngo guverinoma igiyeho wari ukiri mu Bufaransa nari nkiri mu Bufaransa noneho premier ministre twagira mu ngo nubwo yaratarabaho ariko niko yitwaga icyo gihe ajya muri minuwari arantelefona ngewe icyo gihe ntabwo nari nkiri ambasaderi kuko bari baraje kunyirukana ariko ibyo sinabigarukaho ni ibintu bizwi wishatse twazabiganiraho ikindi gihe ngatanga detail ariko uyu munsi tubyorere icyo gihe ntabwo wari ukiri ambasaderi wa leta ya Habyarimana wa leta ya Kambanda na sindi kubwako baguhagaritse mu yahi matariki imbere bampagaritse si ukumpagarika gusa baranyirukanye revoke bamvanye mu mubare w'abakozi ba leta ku itariki 25 y'ukwa 4 kubera ko nari navuze ko njyewe namaganye ubwicanyi bw'abatutsi bakora arete babanza kumbwira ngo ni nisubiraho sinongere kurwanya ubwicanyi ngo barampa umwanya mwiza mu Rwanda ntimuha abandi nuko ubwo rero icyo gihe ibyo byose twakoraga nari ambasaderi abafaransa bari bakemera ko ari njye ambasaderi ariko mu by'ukuri ntabwo nari nkijya muri ambasade noneho rero ngarutse kuri iyo tariki hasigaye iminsi mike ngo barahira i Kigali nyine ku itariki ya 19 twagira mu ngo arampamagara arambwira ati ibintu byahindutse mbese byahindutse bite n'iki cyahindutse ati abaminisitiri nari natanzeho abakandida kugira ngo bajye muri guverinoma FPR hari abiri kwanga mbese nkandi ati minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuko twari twabanje kuganira tuvuga tuti kanaka yaba minisitiri iki kanaka kawe iki arambwira tubari ijoro ambasaderi ubari ijoro FPR yamwanze ndetse yamwanze kubera iki ati yamwanze kubera ko bamurega ko yigeze kuba ayobora maneko noneho mu gihe maneko mukuru ngo hicwa abatutsi baricwa mu Rwanda ni ibyo gusa none se bagaragaza ko ari we wabikoze cyangwa niyo byaba byarabaye hagati aho nta biganiro byabaye abantu bicanye bamwe muri bo ntibari no muri FPR abakoranaga na uwo ijoro ntibari muri FPR ntibakomeye si bo bayiyobora mu izina si bo bayiyobora ubwo bavuga bashaka kuvuga abandi navugaga bari benshi navugaga Kanyarengwe navugaga nari izinde bose babaye bamaneko kandi igihe bari bamaneko cyangwa abandi abatutsi baricwaga cyangwa bakazimizwa ibyo ari byo byose twagira mu ngo naramubwiye ntuva niba ari uko bitangiye ntabwo tuzashobokana n'aba bantu kubona mwarasinye amasezerano ko hazajyaho guverinoma irimo abantu banyuranye bakomotse mu mashyaka anyuranye wowe ukaba uri premier ministre none bakaba bashaka kugutoranyiriza abaminisitiri bawe b'ishyaka ryawe
ndavuga nti ndabona iki kintu ari ikintu gikomeye ntabwo tuzagishoka nako nabo ati si ibyo gusa ahubwo nagira ngo wowe uze umanuke imanuka gukora iki ati ndagira ngo bari buba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndavuga nti bwana twagira mu nguru rero premier ministre ibyo ntabwo rero siyo masezerano twagiranye kuko njyewe ntabwo nigeze ntekereza sinigeze nashaka kuba minisitiri muri iyi guverinoma none rero mu bantu bahari bose ushake wajya mu mwanya w'ubarijoro ariko kwanga ko ubarijoro ajyaho ubwabyo binteye ikibazo gikomeye ni ukuvuga ko na nyuma ibi byemezo bizajya bifatwa FPR izajya ihakana iyemereye yanjye biriya kuko twebwe ntabwo dufite ubushobozi bwo kwanga abaminisitiri bayo ariko yo irivanga mu mikorere ya buri shyaka bivuga buriya turamushaka uriya ntitumushaka kagira mu ngorane ati hari byinshi cyane tuzabiganira umunsi twabonanye ati ariko ntabwo biri kugenda uko nanjye nabitekereza turaganira umwanya munini turangiza mubwiye ko njyewe ntifuza kumanuka ngo njye kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ko ariko ngiye kuganira n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye nkababaza inama bakangira inama z'ibyo twakora ati okay ati ariko nzongera ngo uhamagare muri iyi minsi umbwire nyine icyo mwanya namubwira nti humura nanjye nzareba ukuntu twazavugana ariko mu by'ukuri niba ugomba kumpamagara kuko nta telefone portable ntazabagaho kandi nta hantu yari afite telefone ye namubwira nti ntacyo uzahamagara namubwira ahubwo n'ejo kuko nzararanganiriye n'umuryango n'abantu b'inshuti icyo bambwira ejo nzakubwira ariko mu by'ukuri kwari ukugira ngo mbone igihe cyo kubitekerezaho ati okay ati ariko nizere ko wumvise message nashaka kukugezaho ati nicyo burira buracya bukeye koko arongera arampamagara ari muri minuwari nanone niho yatelefoneraga kuko hari telefone zikiyonye zifite umuyoboro mwiza ku buryo ashobora kuvugana n'umuntu wese ashatse ku isi arampamagara arambaza ati wafashe icyemezo se ndamubwira nti icyemezo sindagifata neza ariko ntawe kigiye gutangira n'ibyo twavuganye ejo ati kuko ndamubwira nti ndasanga kondisiyo zo kugira ngo dukorere na FPR neza zituzuye kuko barashaka gushyiraho ubutegetsi bwabo buryo uko ariko batwitwaje turaganira rwose turaganira bigeze arambwira ati ariko ati mfite umuntu turi hamwe w'inshuti yawe ngira ngo muguhe muganire n'inshuti yanjye mu bigenda bite atereka muguhe ahita ahereza uwo muntu telefone uwo muntu akaba yari Seti Sendashonga Seti Sendashonga wari muri FPR ariko tukaba twaragiye duhura mu buzima bwacu hirya no hino twari no muri Algeria uretse ko nyine ari Kinshasa we ari Butare nyuma yaho ahungiye ajya mu Bubiligi nza kumusanga muri 79 ndo jeune diplomate nawe ajya ahari afite n'ibibazo bikomeye cyane bashaka kumwambura passport zahizinde nuko aho hantu hose rero twaragiye duhura wenda tutari inshuti bucuti bukabije n'ahandi twaba twaragiranye contact ni Nairobi njyewe ndi Abisabela rero afata telefone arambwira ati komera nakurikiye ibyabaye byose ndajyaga numva ibyo uvugira ku maradiyo ati rwose ati byangeraga ku mutima kuko ubugusha ukuri kandi watabarizaga abanyarwanda ati none rero hari ibintu bigeze ibyo twagira mu ngo ntagusaba ndasanga wari ukwiye kuza ugafatanya n'abandi barokotse bose tukareba ko igihugu twakizura kuko numva ari nko kukizura kuko cyari cyarageze habi mubwira njyewe rero mubwira impungenge nari mfite icyo gihe ribuka ijambo yambwiye ati twese izo mpungenge turazifite ati nanjye nubwo ndi muri RPF ariko mfite izo mpungenge
nta experience ya demokarasi dufite, ati wowe uzaze tuzaharanira demokarasi, tuzarwanya igitugu cy'uwo ari we wese from within. From within ni ukuvuga ati biruta ko umuntu yabikora ahari, usa n'uri mu nda y'ingoma noneho ukagerageza gufatanya n'abandi gukosora ibibi byaba birimo uhereye mu nda yayo. From within, iryo jambo rya Sendashonga niryo ryatumye ntekereza koko, ndavuga nti amaze gupfa abanyarwanda 100,000 ibihumbagiza, u Rwanda rwaguye hasi, bari abantu barwanya intambara barayitsinze, iyo ntambara si yanjye ariko batize intambara, u Rwanda ruzakomeza kubaho kuko. Noneho rero reka nemere kujya gufatanya n'abandi, ariko nkomeze gufungura ijisho ndebe koko niba guhindura ibintu from within bishoboka. Sendashonga ansubiza Twagiramungu ndavuga nti ibisobanuro mwampaye mwembi ndabyumvise, nemeye kujya muri guverinoma. Hari hasigaye iminsi mike cyane rwose, kuko Twagiramungu yahise ambwira ati noneho manuka uze nawe uzasinye ku itariki ya 19. ndambwira nti ntibishoboka, sinshobora kuza igitaraganya, nta ndege yanjye mfite, nubwo nabona vora ariko sinshobora kuza ndasezeye ku bihugu nari mpagarariye mu Rwanda, ariko kwari kugira rwose ngo nkomeze ntekereze ndebe n'ibintu aho bigana. Mubwira ko ngomba gusezera ku ba Espanyol, nari ambasaderi muri Espagne, aba Portugal, Ubufaransa na Italy. Ariko Italy nari ntarajyayo cyane, n'Abafaransa nibo bari bashishikarije cyane kugira ngo nabo ngende babwiye tuganire mbabaze n'ukuntu bazadufasha muri guverinoma nshya. 19 rero ntabwo nari Kigali, ntabwo namanutse koko. Nyuma yaho Premier Ministre agakunza kumpamagara ati bite kutinze, nza kugenda ku itariki ya 27 z'ukwa karindwi y'ukwa karindwi, nyine hashize nk'icyumweru, hari hashize nk'icyumweru cyangwa kirenze barahiye. Hari hashize iminsi 10 urebye hafi guverinoma nshya imaze kurahira. Kuko nubwo nagiye ku ya 27 uwo munsi cyo nageze i Kigali, ibyo byose nahageze ukwezi kurangira. Ndagenda ngeze i Kigali, kandi nyamara abantu bari bitwa ko bantegereje, nababwiye ko nzahagera ku isaha yine. Ngeze ni Nairobi ndongera ndatelefona, ngeze ku kibuga cy'indege nta muntu n'umwe nahasanze. Haba bagombye kuba bari muri Minafeti kuko hari abakozi bari bakirimo, ariko nabo bagenda babibera. Haba mbese nageze i Kanombe nsanga ndi jyenyine na kavarisi kanjye, ngize Imana bahurira n'umugabo twigize kumenyana w'umunyakigali, ashyira mu gakamyoneti ke arangira ati abandi ba ministre bari kuri Meridian. Njya kuri Meridian niho nasanze ba Premier Ministre, nasanga n'abandi ba ministre nari ngi n'abandi ntari bamwe na bamwe. Ubwo rero icyo navuga nuko mpageze nabonye ko tudafite ntabwo twumvaga ibintu kimwe neza. Hari abari bavuye ku murindi, njyewe mu gitekerezo cyanjye wenda bashobora kuvuga ko atari ko byari bimeze, ariko nabonaga basa n'abamaze kwinjira mu cyambu. Cyangwa ni ukuvuga mu gikundi cya RPF, nabonaga bamenyeranye cyane, basigaye bavuga n'Igifaransa, banakuvuga n'Ikinyarwanda kirimo Icyongereza, bona bashabutse bakorana n'abantu baziranye rwose bigaragara. Hakaba n'abandi bari bavuye mu bindi bice by'u Rwanda bararokotse, bari bakikandagira, ubona bataziranye na FPR, ubona nabo bafite impungenge. Hakaba rero n'abari baje baturutse mu mahanga, nabo bibaza ibibazo byinshi cyane. nka bamwebwe nkanjye njyewe navuga ko nari ka apa. Icya mbere nahageze abandi bararahiye, ikindi nza kubona ko mu by'ukuri nubwo
banyemeye ngewe baranze ubara ijoro nza gusanga by'ukuri batanshaka ariko nta kundi babigenza. Byagaragajwe n'ibintu byinshi cyane ariko cyane cyane nza kubona imyifatire y'abantu bo muri FPR ngasanga ari abantu badafite akababaro na busa k'ibimaze kuba mu gihugu cyacu. Ubwicanyi wasanga bari mu minsi mikuru buri munsi bavuga twatsinze Habyarimana, twaramwishe, twageze dute. Igihe namanutse nkeka ko bashobora kuba barishe perezida Habyarimana ariko ntabwo nari mbizi neza ko ari uko byagenze kuko ntabwo nabihagazeho ariko bo mpagera mu minsi mike mpagera nahise menya ko aribo bashe indege ya perezida Habyarimana. Noneho ndakuganira na bamwe mu bari bavuye ku Murindi abona nizeye mbabaza ntese mwarije mwageze ku Murindi mute babafashe bate bakambwira bati ese ati ahubwo ati ntabwo twagarutse twe bakambwira bati uzi kanaka ndamuzi harimo n'abantu nka babiri b'inshuti zanjye rwose bari baragiye ku Murindi baturutse ku muntu uza kuri hoteli hariya kuri stade y'i Remera hari abo bahafashe babajyana ku Murindi ikivunge bagezeyo bamwe barabajonjora bajya kubarasa barabica bakambwira bati kanaka bamwishe saba mu giti ntitwabimenye ariko wabonaga bareba abantu bajonjora bamwe bakababaza base icyo bakoraga abandi bakabaza mbese byinshi nabyo ntangira kuvuga ntese burya koko bishe abantu n'abo ngabo bari barabahungiyeho. Namwe bati nuko byagenze kandi hapfuye benshi cyane. Ikindi nanjye kubinyerekeye by'umwihariko bambuza gukora bambuza akazi ivyerekeranye rero n'akazi kanjye nabyo nahise mbona ko mu by'ukuri FPR itanshaka ku mpamvu nyinshi ku mpamvu zinyuranye. Icya mbere ibyo bakoreye Premier Ministre Twagiramungu banga Minisitiri we nanjye babinkoreye ku byerekeranye n'abadiplomate nashaka kohereza mu mahanga kugira ngo bajye gufata imirimo yabo. Nka gatanu kose mu nama za leta tukiga liste y'abadiplomate bagomba kugenda ubundi nta nubwo byagombye kujya muri conseil y'abaminisitiri. Iyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yamaze kuvuga ati hazagenda n'aba kandi yabahawe n'amashyaka kuko nuko byagendaga icyo gihe nk'uko Arusha yari yarabyemeranye no mu badiplomate hagomba kujyayo abantu bumvikanyeho buri shyaka rikagira umubare wumvikanyweho n'abandi. Ubwo rero mu nama ya guverinoma twari twarumvikanye ko ishyaka runaka rizagira imyanya 3 irindi rikagira 5 irindi rikagira imyanya 6 uko amashyaka yagendaga rutana ayari afite benshi yari MDR na FPR noneho hakaza abandi PSD hakaza PR hakaza n'ishyaka rya Nayinzira ubwo muri icyo gihe noneho yego hakaza haje n'ishyaka ry'abayisilamu rya Bumaya kigine wariyoboraga Bumaya nuko yagiye muri diplomasi. Ubwo MRND yari yarahejwe MRND mu by'ukuri mu manama ya mbere nagiye mu bahise bavuga ko MRND FPR yavuze ko MRND itagomba kujya mu myanya iyo ari yo yose. Icyo bemeraga ariko nacyo bona baseta ibirenge nuko abasirikari bo bamufare bo bashobora gutaha bakajya mu gisirikare ariko nabyo zabanje gutera ibibazo ndetse na bamwe muri twe ubona bashyigikiye FPR bavuga ngo reka dushyireho inzego dushyira abantu mu myanya ngo abasirikare b'abafari igihe bazaziye bazaba babireba. Mu by'ukuri basaga n'abavuga ukwiye ariko kandi byari bikomeye ko hajya nk'ingabo zihuriyemo n'abanyarwanda bose ntabwo zagomba kuba iza FPR gusa.
iyi dosiye ya mbere rero nagunganiyeho na FPR niyo ngiyo y'abadiplomate bakavuga ngo kuko hari abadiplomate benshi nari narekeye mu myanya abo nari nzi bakora neza batigeze bagira ibyaha bakora bakifashe nabi FPR iti ntabwo tubashaka abo ntanzeho abakandida ngo bajye muri ambasade runaka bati ntabwo tubashaka gatanu kose iyi dosiye ijya muri nama ya leta ku buryo hari mu minisitiri umwe ntabwo ari FPR ariko yari mu ishyaka ryakoranaga nabo yavuze ngo minisitiri yaravuze ngo ariko ambasaderi Ndagijimana ngo arashaka kugarura ivanguramoko kuko ikibazo aho cyari kiri nubwo bavuga ngo ntabwo bakurikira ibibazo by'amoko ikibazo aho cyari kiri baravuga ngo imyanya myinshi ifitwe n'abahutu ku badiplomate 70 bagomba kuba muri ambasade abatutsi bari 28 abasigaye ari abahutu ariko nabyo bikaba byarumvikanaga kuko muri MDR nta batutsi babagamo nuko ko abakandida ba MDR bose barabahutu PSD iyo yari yagerageje kuvanga yashyizemo abahutu n'abatutsi babumaya ishyaka ry'Ikisilamu icyo gihe nta mututsi nigeze mbona bavuga ko yaba umudiplomate ryo kwa n'inzira nawe nuko byari bimeze FPR yo nayo ikaba yari ifite abatutsi n'abahutu njyewe rongerageza gukwirakwiza narinze ngenda iyo dosiye yarananyuranye nabo nari maze kwemeza ko bazagenda babahuye na za passport kugira ngo batagenda iyo ni dosiye ya mbere dosiye ya kabiri ni ubwicanyi dosiye y'ubwicanyi nayo twayigonganiyeho kenshi ntawavuga ngo abirangize ariko icyo nashaka kubumvisha ni uko hagati y'abantu bari bavuye ku murindi nanjye wari uvuye i Paris amayira ntiyari amwe ntabwo kandi twari dufite bene inshingano zihuye z'umuntu wagiyeyo ashaka kuba minisitiri cyangwa ashaka kuyobora serivisi n'iyi n'undi wagiye avuga ati reka ngende ndebe uko byifashe nyuma yaho nzafata icyemezo ikindi rero ni uko nagezeyo hari abantu muri FPR bamfitiye inzika zikomeye bavuga ngo nkuriya Karenzi Karake uretse ko we yabivugaga ateka ntabwo byari n'inzika yabaye nk'unkemera gukema iryo jambo sinzi niba urizi mu Kinyarwanda oya gukemera umuntu iwacu ni ukuvuga ku mu Kinyarwanda babivuga batera kuburira umuntu iwacu tuvuga ko yankeneye yarambwira ati buriya ati uzi ko abana bacu bapfuye ari we babishe ndetse n'abishe nde abana yashaka kuvuga abasirikare ba FPR arambwira ati intwaro woherezaga nizo zatumariye abana intwaro mwohereje ndamubwira nti njyewe nari ambasaderi w'igihugu cyacu n'ubu ngubu ambasaderi cyangwa abadiplomate bandi tugiye kohereza amahanga umunsi twakeneye intwaro tuzabasaba kuzigura bazohereze ariko izo tuzazikoresha ntabwo ari responsabilité yabo birakorera igihugu cyanjye kandi n'ejo izo ntwaro nzazishaka nibiba ngombwa n'ibindi byinshi baza kumbwira ngo ndasabota guverinoma ngo ukorera abafaransa ngo byinshi cyane bigeze ndavuga aba bantu ntabwo dushobora kuzumvikana bafite ikintu kimeze nk'urwango sinjye gusa kuko hari n'abandi bari muri icyo gihe babonaga basa n'abadafashwe neza ariko ku ruhande rwanjye naravugaga nti ntabwo naba maze amezi 3 mparanira amahoro ntabariza abatutsi bitwaga buri munsi mu gihugu cyose kuko abahutu aho bitwaga ntabwo twari tubizi icyo gihe umuntu uzabeshya n'ubavuga ngo afite n'ifoto imwe cyangwa video imwe igaragaza ahantu FPR yiciraga abahutu hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa karindwi nyamara ku rundi ruhande za video ku mateleviziyo twazibonaga buri munsi umuntu rero ntabwo atekereza ngo bishobora kuba bigenda bitya umuntu yemera amenya ibyo yabonye ibyo yabwiwe ntabwo rero naba naramaze amezi 3 ntabariza bitwoga
bo mu moko yanjye yombi noneho ngo ngere i Kigali ntangiye kubona za raporo zivuga ukuntu FPR iri kurimbura abahutu ubwo ntabwo aricyo cyazanye ibyo nabiganiriyeho na premier ministre kenshi havugana n'abandi ba ministre nka Nkubito nka Augustin wari ushinzwe renseignement nibo bantu naganiraga nabo mbese numva mbafitiye icyizere na Sendashonga twabivuganye nka kangahe na Pasteur Bizimungu perezida nawe narabimubwiye akifata ku itama twabigeza mu Kanyarengwa akaza akambwira ati abahutu babamaze narizinda akaza nimugoroba aho twari duturutse kuri Hotel Meridien ati bamaze abantu none atangiye kumva ukuntu ubwicanyi bwa FPR bukorwa ku buryo bugambiriwe kandi uburyo bwinshi cyane bica abantu benshi cyane nuko mbigira twagira Mungu ko rero rwose nsanga nigeze no kumubwira ngo bwana twagira Mungu turimo turakina politiki zaduhitana twe Kagame araza akatubwira ati interahamwe zirabashaka kugira ngo zibice kandi yamaze imiryango yacu y'abahutu ndakeka rero ko ibyiza ari uko twese twava muri guverinoma icyarimwe mu gihe FPR kidukeneye tukayibwira ko twebwe duhagarike gukorana nayo ko bagomba gusaba igisirikare guhagarika kwica Rwanda tubivugana n'abandi ba minisitiri bamwe na bamwe bigeze aho handi baravuga batahuguze n'ibyo nibyo byatuma natwe batwica bamenye ko tubizi tukafata icyemezo duhari babwira rero njyewe ndi gutekereza ndasanga ibi bintu atari byiza ntaho tuzagera n'ibindi byabaye byinshi mu kwezi kwa munani kwa cyenda cyane cyane mu kwa cyenda aho maze kubonera raporo yitwa Robert Gerson njye bayihereje wa mbere na premier ministre bayimushyira nari mpari njyewe na Sendashonga na Bihozagara na Nkubito ndakeka nza no guherekeza Pasteur Bizimungu muri Amerika kwa 10 gutangiye numva ko ari imikino tugiye misanzwe yo kujya gusaba imfashanyo tuhageze nsanga icyayi cyamuzinduye ari ugusaba abanyamerika kunyonga raporo ya Robert Gerson kutemeza ko iyo raporo ari raporo kuvuga ko Robert Gerson w'umunyamerika wari watumwe na HCR ko mu by'ukuri atigeze atumwa kubwo bwicanyi rero niba atarigeze atumwa niba iyo raporo atari raporo ukuvuga ko ibyo murabyo bitakwemerwa tugeze Washington tuganira n'abanyamerika bakavuga ati ibintu muvuga si byo kuko natwe twakoze za nketi zacu twabonye na ONG nka Human Rights n'abandi nabo barabivuga ko abaturage b'abahutu bari kwicwa hirya no hino mu gihugu ibyo mudusaba rero si byo ariko twarangije mission umwe mu bayoboraga minisiteri y'ububanyi n'amahanga witwaga Muzi abwiye Pasteur Bizimungu ati Pasteur Bizimungu no kuba perezida w'icyo gihe aramubwira ati noneho nimudufashe kubafasha ati nimudufashe kubafasha nimuhagarike ubwicanyi nimumara guhagarika ubwicanyi raporo zivuga ko mwicanye natwe tuzajya inyunga nayo nicayeho ni ukuvuga ko bya bihumbi 40 birenga Robert Gerson yari yabaza avuga ati mu mezi 3 aba bantu FPR yarabishe bari bahindutse nk'udusimba nta gaciro bari bagifite tujya New York basaba Boutros Ghali nayo ya raporo kutayiha agaciro n'ibindi byinshi Boutros ababwira ko adafite ubushobozi bwo kubuza raporo ivuga ubwicanyi gusohoka ariko rero cyaje kuba nuko bakoresheje inshuti zabo hirya no hino bakoresha abantu bo muri Kiliziya z'ababatiste b'abanyamerika bakoresha iriya sosiyete yari yarabaguriye za communication bakoresha ingufu bigeze aho raporo barayinyonga kugeza naho bumvishije Ogata wayoboraga HCR ko iyo raporo ye idafashije ko batagomba no kongera kuyivuga muri icyo gihe njyewe navuze ko ndashobora gusubira mu Rwanda ubwo hari mu kwa 10 mirongo 94
1994 rwose namaze amezi abiri gusa i Kigali. Namaze i Kigali amezi abiri kuko nahavuye mperekeje Bizimungu ku itariki ya 3 y'ukwa cumi sinagaruka. Nyuma ya ntuza nicyo twari tumaze gukora sinasubira mu Rwanda. Ibyavuzwe ni byinshi ntawabigarukaho wenda twazabigiraho ikindi kiganiro, ariko kwari ukugira ngo mbumvishe ko inzira nari ndimo icyo gihe sizo kuvuga ngo ndagenda ngo mbaye ndiyo bwana ngo ngiye kurebera FPR cyangwa kuyikorera, ntabwo aricyo cyari kinzinduye. Nakomeje kugumana umutima wanjye wo kuvugira inzira karengane, ntabwo nigeze nemera ko abantu bicwa mu gihe nari i Kigali. Ikindi kintu navuga benshi batazi nuko kuva nagera i Kigali ukwezi kwa karindwi kurangira kugeza umunsi nasohokeye nari naranze kuvuga, kandi ndi minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Naranze kuvuga, ni ukuvuga kuvugana n'abanyamakuru, gukora amatangazo, namagana ibi cyangwa ndengera biriya. Narabyanze, nta na rimwe nigeze ngira icyo mvuga ndi minisitiri, uretse inama nagiyemo rimwe ku kibazo cy'impunzi Addis Abeba, nabwo ibyo nahavugiye bintanga i Kigali bavuga ngo naragambaye, kuko nari navuze nti icyo tubasaba si ugufata impunzi ngo muzishyire mu makarito ngo muyashyire mu Rwanda. Turabasaba ko mwafasha u Rwanda gushyiraho kondisiyo zatuma impunzi zitahuka mu mutekano. Ndavuga nti ntabwo impunzi zataha iwacu hakiri ubwo byabaye igihe nari maze kumenya ko bari kwica abantu benshi cyane, ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Ndavuga nti noneho nimudufashe kubanza kongera umutekano mu gihugu cyacu, impunzi zibone gutahuka ziza aho zijya. Ndakubwira ko muri ayo mezi yose nuko njye nabigenje. Rero ntabwo nigeze mvuga, sinigeze njya kuri radiyo ngo mbwire impunzi ngo nimutahuke mu Rwanda hari amahoro, sinigeze mvuga ngo ubutegetsi no, naravuga nti yaba ari responsibility ikomeye cyane n'abari kubeshya abaturage bakiroha bakaza. Yewe hari n'abambwiye ngo nibashakire feuille de route batahe, ndababwira nti nshobora gufata iyo responsibility. Nagiye i Nairobi mahurira n'abagabo baje kundeba ku hoteli barimo na Muzehe Kabuga Felician n'abandi ntakwirirwa mvuga bari Buraya. Barambwira ngo nimbaye feuille de route kugira ngo batahe bajye kugaruza imitungo yabo. Nababwira nti rero ntacyo mfa namwe, ariko ndabangiye babwiye ko ntabyemeye, sinshobora kubikora kandi ntabwo mbabwiye impamvu. Bo rero bakeka ko icyo gihe, kuko nyuma naje kongera kuganira na bamwe, bakeka ko hari icyo mfa nabo, ko nanga kubageza mu mahirwe ndimo mu Rwanda. Ariko nari nzi ko bamwe muri bo bahageze batarenga Kanombe ko bahita bicwa. Ndima icyo bansabaga mbizi ntacyo mfa nabo, ahubwo bamwe ari inshuti zanjye magara, n'ubu bamwe turacyabona natwe twakomeje kuba inshuti. Baje no kunshimira bambwira bati cya gihe gitwemerera tukajya i Kigali ntabwo twari kuhava, kuko abagiyeyo nyuma yacu barishwe. Ndavuga none se ntimubona icyo cyo kutagira icyo mvuga? Ntabwo nabikoraga ngo kugira ngo nikunguze, ntabwo kwari ukwikunguza, nuko nangaga gufata responsibility yo kuvuga amagambo yatuma abantu bashobora kwiroha bagataha bakaba bakwicwa. Ikindi nakoze kigaragaza ko amayira yacu ataramwe, ayo mezi abiri arenga namaze i Kigali ntabwo nigeze ndahira. Nakubwiye ko hari abarahiye ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi. Ngeze i Kigali hashize ibyumweru bibiri baravuga bati nawe igihe cyo kurahira cyane. Ariko ubwo nari maze kumenya ibintu byinshi, maze kubona byinshi, maze kuvugana na Premier Ministre, nzaho ubushobozi bwe bugarukira, nzaho amashyaka wabonaga bameze nk'abana, mbese babaje niko navuga. Dutuye muri Hotel Meridien, Premier Ministre, abandi bari mu mazu twubatse barayabahoje, bafite abasirikare babarinda, twebwe tugenda twibanaho. Njye nagenderaga mu kamodoka nari naratoraguye Nyamirambo
kari gafite imyobo y'amasasu mu kirahure imbere. Noneho ndavuga nti ntabwo nshobora kurahira n'indahiro bari barayihinduye wumva ko dusa n'abarahira FPR. Kangahe kose gatatu kane bakavuga ngo inama izaba zarahire, nari sibanga ariko nakoraga ibishoboka byose nkaba ntari mu Rwanda umunsi w'inama ya leta. Iyo habaga harimo umuhango wo kurahira sinarahiraga kuko rero ngumye Kigali icyo gihe ntabwo nari kubona uko mbisobanura ibyo ari byo byose. Ntabwo nigeze ndahira muri iriya guverinoma ku buryo ukwezi kwa 9 kurangira bari basigaye bananyandikira ibibarwa bifite premier ministre yagize kunyandikira ku itariki ya 23 cyangwa na 4 ndi New York ambwira anyita monsieur l'ambassadeur. Gatakinyita ministre. Nukuvuga ko umwuka ntabwo wari mwiza mu by'ukuri hagati yanjye na leta ariko cyane cyane na FPR. Ariko rero si ukwigira ikigomeke, wenda naratinyukaga cyane, nari mfite akababaro kenshi cyane kiza nari narakurikiranye muri ariya mezi 3 y'ubwicanyi. Ngeze mu Rwanda mbona ukuntu igihugu kimeze, mbona ukuntu abasirikari n'ingoma ya FPR imeze, nkumva ntayibonamo. Ibyo nakoraga byose si ukugira ngo si ukugaragaza ubugabo, si ukugaragaza ubutwari, si ukugaragaza iki, ariko naravugaga nti reka ndebe uko nakwifata kugira ngo ibi amateka ya FPR muri iki gihe ntari atazanyandikwa ku gahanga. Amaraso ya FPR bari kumena ntayashyira mu kiganza cyanjye. Ariko amateka burya amateka bari amateka. Iyo wabaye ministre waba warahiye utarahiye wabaye ministre jaje ntabwo navuga ngo sinigeze mba muri iriya guverinoma, ariko ntabwo iriya guverinoma yigeze mbamo. Tuba dufite amabanga yacu menshi. Premier ministre twagira mu ngo twavuganye byinshi, rimwe na rimwe tukabyumvikanaho, ari byinshi tutumvikanagaho, ariko tugakomeza tugakorana nk'abavandimwe. Icyo twemeranyagaho ni uko FPR itubahije amasezerano yagiranye na Perezida Habyarimana, yagiranye n'abanyarwanda muri rusange, kandi yagiranye n'amashyaka yo muri opposition yari yeneye gukorana nayo. Kuko gukorana nayo ntawaveba minisitiri w'intebe wagiye i Kigali kugira ngo ayobore guverinoma. Nta kundi byari kugenda. Ibyo ari byo byose u Rwanda rwari rukiriho, twagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo turebe ko rwakubakwa. N'ubu ngubu hari abantu benshi bari mu butegetsi mu Rwanda bashobora kuba bo babikora kugira ngo bafashe abanyarwanda, kandi koko hari abantu benshi bakizwa nuko muri guverinoma no mu zindi nzego zose harimo abantu wenda batabigaragaza ariko batabona ibintu byose nk'uko Kagame cyangwa FPR ibibona. Burya hari abantu benshi bagiye bakizwa batishwe nka Seth Sendashonga. Nababwira ko Seth buriya nkigera i Kigali abantu bampungiragaho bambwira bati baje kutwambura amazu bashaka kutwica, ngahamagara Seth yirirwaga yiruka hirya no hino akiza abantu abasirikare bashaka kwica. Seth yirirwaga yiruka Kigali yinginga abasirikare, nyamuneka abo bantu mushaka kwambura amazu yabo ko intambara yatsinzwe, mwabaretse ko ari abaturage, iby'imanza bikazaba biza nyuma. Seth yamaze umwaka umwe i Kigali, ariko umwaka yahamaze nubwo atabashije guhindura ibintu from within nk'uko yabimbwiraga, ariko mu by'ukuri yagize uruhare ko yarakijije abantu batari bake. Twagira mu Faustin n'abandi bari hamwe nabo barabikoze, ntabwo bagiye ngo barebere FPR ngo bayifashe kwica abaturage cyangwa iki. Ibyo ngibyo ababitekereza bamenye ko atari byo gusa. Bakoze ibishoboka byose. Ngarutse kuri Twagira mu ngo nubwo atari we wazinduye, ariko nababwira akantu kanyeretse uwo ari we mu by'ukuri ku buryo ntari muzi. Yigeze kujya hariya i Masaka, i Masaka wa mugire hirya ya Masaka n'uhari hariya baherutse gutaburura imirambo i Kabuga. Yes, yagiye i Kabuga gusura ashaka kureba ko yasura imva ya mukuru we, kuko
mukuru we Nicola niho yari atuye na mukuru we wundi ndetse yari atuye muri utwo turere ndakeka. Noneho igihe ari kubonana na rubanda abaturage bamushagaye bavuga baturiya ni murumuna wa Nicola waje kuturamutsa, hirya hatambuka abana b'imisoresore, abaturage bati bariya nibo bishe Nicola mukuru wa foto, bashaka kujya kubafata. Arababwira ati nimubihorere, ibyo bakoze barabikoze, ntabwo tugomba gukoresha guhora. Arababwira ati Imana yonyine niyo izabacira urubanza. Abaturage barababara ahubwo bavuga bati twari tubabonye reka tubashwekera. Aravuga ati oya, ntimusubirane muto, ibyo bakoze barabikoze, wenda ubucamanza buzabakurikirana ariko mwebwe ntabwo nshaka ko mubikora. Urumva icyo kintu ku muntu wari umaze gutakaza umuryango we wose abantu 100. Aho niho navugiye nti uyu mugabo nyamara afite umutima urimo compassion cyane ku buryo ashobora no kubabarira abamuhemukiye. Icyo kintu rwose icyo kintu n'ubwa mbere ntivuze ariko cyarabaye, abari bahari nibo babimbiye. Urumva rero ntabwo yari ku ntego nkeya yo guhora no guhonyora abo yari isanze mu gihugu. Nicyo nashaka kuvuga, twagira mu nguye natwe ntabwo twari mu bashakaga ko FPR higahiga abantu. Nanone hari bamwe bafatanyije nayo muzi kuri birirwa batunga agatoki ndabizi. Hari bamwe mu bantu baturutse za Murindi n'ahandi yari yaramaze guha akazi, ugasanga nabo bafatanye nabo guhigahiga abaturage hirya no hino babafungisha cyangwa n'ibindi ntamenya. Ariko rero abari muri guverinoma icyo gihe ingamba zabo ntabwo zari zo gushyira FPR ku ngoma ngo ishyireho ubutegetsi bw'igitugu nk'ubwubu. Bari bajyanywe no kugira ngo barebe ukuntu bakongera kubaka igihugu cyabo muri demokarasi, kuko bumvaga ko ubwicanyi bumaze kuba budashobora kongera kuba. Nta muntu watekereza ko ibyabaye mu gice cyarimo leta aho bicaga abatutsi, nta watekereza ko noneho FPR yo iri kubikora hose, aho yari yafashe hose yica itsemba abahutu. Ntabwo twabyemeraga. Kandi rero gukeka ko umuntu ari umuntu, FPR tukavuga tuti ni abantu niba baraharaniye gutaha mu gihugu cyabo, ni abantu bafite ibitekerezo bizima, kubyemera gutyo nta cyaha kirimo. Kandi kuko nabo n'abanyarwanda, uretse ko ni abanyarwanda bari bafite ibitekerezo bitari byiza kandi n'ubu biracyagaragara. Wenda nabampagarariyeho ufite ibibazo wambaza kuri urwo rugendo naciyemo wabimbaza, ariko nagira ngo nkumvishe ko amayira yacu ataramwe twese. Murakoze. Nagira ngo nyine tugane ku musozo, kuko icyo wifuzaga kandi mushimira nuko bavuga guti ibyo mwavuze ntabwo nemeranya namwe. Ubwo mu byo uvuze ni ukugaragaza ko FPR ntiyagushatse, ntiwagiye uyisanga, wagiye wowe ushaka kugira ngo ufatanye n'abandi kubaka u Rwanda. Icyo nakongeraho gikomeye ni uko amateka twanditse, buri muntu, nta munyarwanda utarubatse amateka muri kiriya gihe. N'uwahigwaga ashaka kwicwa, bashaka kumwica nako cyo bashaka kwicwa, n'uwahigwaga yanditse amateka, ashobora guhaguruka akavuga ati dore ibyambayeho, dore ibyabaye ku muturanyi wanjye, dore ibyabaye ku muvandimwe wanjye, dore ibyabaye ku nshuti yanjye. Buri muntu afite urupapuro yanditse. Hari abarwanditse mu maraso bica abandi, hari abarwanditse bandikishije ikaramu y'icyatsi kibisi cyangwa ya bururu, amabara y'amahoro. Hari n'abandi bituramiye kandi bashobora kugira ikintu cyiza bakora kugira ngo ubwishingi bugabanuke cyangwa buhagarare. Icyo navuga rero ngewe, abantu bose banyumva babimenye, ntabwo nigeze ngira ipfunwe cyangwa nicuza ibyo nakoze kuva mu kwezi kwa 4/94 kugeza mu kwa 10/94.
nabikoze nkurikije umutimanama wanjye, ntabwo nabikoze nshaka gushimisha abari ku butegetsi cyangwa barwanyaga leta. haba igihe cy'ubwicanyi navuze bwakorerwaga abatutsi kuva mu kwa kane kugera mu kwa karindwi, ku gice cyariho leta yayoboraga u Rwanda icyo gihe, kuko u Rwanda rwari rucitsemo ibice bibiri. ibyo nakoze nabikoraga ntabariza abicwaga icyo gihe, abo nari nzi ko barimo bicwa, narabikoze kandi byongeye kuba nabikora. ntabwo nakomeza kwicara mu ntebe yanjye mu ambasaderi nkagenda n'imodoka iriho idarapo ibendera ngenda ndeza agatuza na karavate, abanyarwanda bari kwicwa ndikwikira buri munsi. mbivuge nta pfunwe nigeze ngira, n'ubu iyo nicaye ndavuga nti wakoze byiza. ntanyumva? ndakumva rwose. nta pfunwe nigeze ngira, ntabwo nigeze nicuza kuba naragiye i Kigali mu kwa karindwi, kuko byamfashije kumenya ibintu byinshi ntari nzi no kubona byinshi ntari nzi. namaze amezi 3 byibutse ntabariza abatutsi, namagana leta yasindi kubwabona Kambanda kuko yicaga abaturage. icyo nakubwira ni uko ngewe nigeze ntekereza ko igisirikare cy'u Rwanda aricyo cyakoraga ubwo bwicanyi. uzavuga ngo FARC n'abicanyi ntabwo tuzumvikana, kuko ibyo FARC yakoraga nubwo hari bamwe mu basirikare bagiye kwicana, ariko abasirikari ba FARC ntabwo bigeze bitabira ubwicanyi ngo ni igisirikare cyabwitabiriye, kandi babujijwe no gutabara. FPR yakoze ibishoboka byose kugira ngo badatabara ngo babuze ubwicanyi. ntabwo nabwo nakwicuza kuba narakomeje kujya nganira n'abasirikare ba FARC kugeza birangira. ntabwo nicuza no kuba naragiye i Kigali rero, kuko byatumye mbona byinshi, byatumye mbona FPR, byatumye menya FPR icyo ari cyo, byatumye mbona muri FPR kanaka uko ateye na kanaka uko ateye, biza gutuma mfata ibyemezo nita ko ari ibyemezo byiza byamfashije kuva habi nkajya heza, ngakomeza kuvugira ikiremwa muntu, ngakomeza kuvugisha ukuri ibyo nabonye ku mpande zombi. abibwira rero ko muri iki gihe ibyo nkora n'abashaka gushimisha abakoze ubwicanyi bw'abatutsi, abo ngabo baribeshye cyane, baribeshye cyane kuko abisha abatutsi n'abisha abahutu muri kiriya gihugu, simvuze ngo nabatoresha uruhindu, ariko ntabwo nabashyigikira, sinabasaba imbabazi, sinabashimisha. ibyo byumvikane. ibyo nkora mbikora bivanye ku mutima, nkurikije umutimanama wanjye, narabikoze, nzabikora. ibyo muri 1994 byongeye kubaho, nafata position nafashe, najya ku ruhande rw'abicwa, najya ku ruhande rw'inzirakarengane, ntabwo nafata position y'abicanyi. icyo nagira ngo nkivuge rwose kimenyekane, nizere ko n'ejo bitazaba, ariko igihe cyose byabera nzajya ku ruhande rw'abarengana, nzajya ku ruhande rw'inzirakarengane. murakoze. wowe wifuza kubona ibiganiro bya radiyo televiziyo Ikondera Libre, Ikondera ryigenga, ihutire kwiyandikisha. ujye kuri YouTube y'Ikondera Libre ukanda handitse ngo sabone, maze ujye ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi. burya ngo inkuru mbarirano iratuba, ni wowe uzamenya, ni wowe uzasobanukirwa. niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira, ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 89 08 7 1 5 8 5. reka nsubiremo, ni BE 89 06 89 8 9 8 7 1 5 8 5. tubaye tubashimiye.